Mamadusi nawe yarakoze. Hanyuma abakinnyi bashya ba PFC b'abanyarwanda nabo ndabona cyane bose uko baguzwe bari bahari kuva ku muzamu Adolphe nimo ndari ifoto bifotoje bari kumwe na chairman wa Piara ni watangiye imyitozo nyine General Deo ni watangiye imyitozo y'umwaka ku mugaragaro uburyo rero yatangiye imyitozo hari Irambona ari we muyobozi wenyine uhari mpamvu abonye byarakomerekeje abareyo sa nkaho kipa abayobozi ba Irambona CEO njye bereke wana hano chairman arahari kipa ifite president nka sa ari Irambona gusa urabona ifoto itameze neza chairman ari urabona itameze neza ayikaza abakinnyi n'abatoza ku kibuga cy'imyitozo officially none Irambona niwe agomba kuba ari wenyine ku myitozo areyo abantu bavuga ngo ndakubashaka ibibazo bitari ariko byari wasanga ari wagaragaye mu ifoto rore oya ni wari uhari gusa wari uhari gusa so urabona ko bisa neza cyane rero ba Adolphe Hakizimana Adolphe nk'umuzamu arahari cyane ndababona rwose abasore bose bagiye basinya pasi Ngabonziza Pacifique arahari Omborenga Fitina Haji jezi ya Pele ramubereye cyane iragwa Haji Bugingo Hakim asa neza cyane mwambaro mushya kipe ya Piara ewana n'ibirango bishya kandi urabona ku myambaro y'imyitozo ibirango bishya birahari urugo yarahindutse already kuri izi jezi z'imyitozo so ubwo rero PFC yakoze nyine iyo myitozo ya mbere ubwo turaza komeza kubabona mbere uko berekeza ni imyitozo ya mbere ejo barita uyu munsi nabwo barakora iyo gahunda ngo ihari ejo bazajya ku Murindi ntabwo bazakora uyu munsi barakora ejo bazajya ku Murindi urabona umunsi wa kabiri ejo bagiye ku Murindi ubundi bazakomeza bagarutse mutoza rero nabo yarahari umutoza mukuru ubwo rero urabona ko PFC kabisa byijiyemo neza cyane ibintu byose muri PFC birasa neza abatoza bose bari bahari niyo kipe idafite ikibazo na kimwe kabisa mu mateka mu Kinyarwanda amateka mu Kinyarwanda rwose mutoza kabisa mutoza ariko nawe urabona ko kabisa aragaragara nk'umutoza w'umwansiye siniya kabisa urugamba rwa PFC wayivugaho iki mu myitozo yabo ya mbere urabona ko omba bebe kuri ya mitsi kabisa mikayo mu mfundiko nayo ndabona asa neza cyane muri jezi ya Piara yes ni imyitozo navuga iziye igihe Lorenzo kuko ejo nagize amatsiko yo kongera kureba ku matariki sibyo aya ma equipe azaduhagararira mu cyo bita CAF Interclubs competitions navuga ngo ni imikino CAF Champions League n'imikino CAF Confederations Cup kuko abantu benshi basa nkaho babyibeshyagaho nabajije rero muri CAF bampa update kugira ngo tumenye neza uko bimeze ubwo gikomeza Axel ikindi nabwira abantu nuko muri APR bateguraga pre-season mu hanze y'igihugu